bajya baza natangiye kubona mbona abamitsutsu barimo baraza ibande ba Aisha barahari bari benshi cyane ariko mu kwitegereza ari abantu nataje kubona muri abantu nataje kubona harimo umuntu witwa Miki n'undi muntu witwa Egi Promoter ubwo ni umugabo wiwe ndibaza se ko iyi famiye basanzwe bakina imijyanye na sinema ko ari abantu bagendana ko ari abantu bumvikana byagenze ute ku buryo Miki adashobora kuza mu bukwe bwa Nyambo kandi Nyambo wamuzamuye. Okay, let's go. Yewe Monalisa Bebe King of interview. Uyu munsi ndi kumwe nande? Muri kumwe na Dr. Lumumba. Dr. Lumumba ugiye kutubwira ku nkuru ya Nyambo, ubukwe bwa Nyambo nk'umuntu wari uri kuri tele aho ibintu byabereye. Uratubwira ukuntu byari bimeze, udusobanurire muri summary. Ese ni iyihe mpamvu wabonye ba Niki babajene bose b'inshuti za Nyambo batabashije kugerayo nk'ijisho ry'umunyamakuru? Turi kujana? Turimo turajyana. Hajye ngo turi kumwe nande? Na Dr. Lumumba. Dr. Lumumba twagiye sasa. Okay. Urakoze kumpa ijambo, urambwiye ati ngerageze kubwira abantu bakurikiye Ubumwe Media uko byari bimeze ku munsi Nyambo ajya ku murenge. Njyewe nari mari 5 ukuntu byari bimeze byatangiye mu masaha mu masaha sita no byatangiye abantu batangira kuza bakazajya baza natangiye kubona mbona abamitsutsu barimo baraza ibande ba Aisha barahari bari benshi cyane ariko mu kwitegereza ari abantu nataje kubona muri abantu nataje kubona harimo umuntu witwa Miki n'undi muntu witwa Egi Promoter ubwo ni umugabo wiwe ndibaza se ko iyi famiye basanzwe bakina imijyanye na sinema ko ari abantu bagendana ko ari abantu bumvikana byagenze ute ku buryo Miki adashobora kuza mu bukwe bwa Nyambo kandi Nyambo wamuzamuye? Cyangwa ni gute Egi Promoter taje cyangwa umuntu witwa Titi Brown naze? Ndategereza mbaha isaha Miki nahise mukurenga kuri phone ndamuhamagara, ese Miki ko ndi ku murenge wa Nyarugenge nkakaba natari kukubona ibintu bimeze ute? Arambwira ati iki gucya ngo aranda banjije guca ndaza kuhagera. Ibiro byatangiye umuntu witwa Miki atari yahagera. Ndongera mitemamagara umugabo wiwe Egi Promoter ndamubaza se ko mutaje hamwe n'umugore wawe ibintu bimeze ute? Ahita nkupa, uri kumva? Yahise nkupa. Bitekereza ndangije inci nyuma hacyo kirimo kiraba ngenda mamagara Titi Brown ndamubaza ese Titi gutigeze uza mu bukwe bw'inshuti yawe? Arangije atangira kuzana ibintu bimeze ukuntu byo kwicisha hirya no hino ashaka kurara Nyanza. Uri kumva icyo kintu neza? Ariko inza kumenya yuko Titi Brown yohereje umuntu uza kuneka ubukwe bwa Nyambo. Uri kubyumva neza? Mbaza uwo muntu ngo ninde wari waje kuneka ubukwe bwa Nyambo? Uwo muntu ninde? Yari Titi Brown. Nakoya yari Mitsutsu, sore ndibeshye. Titi Brown yohereje umuntu witwa Mitsutsu aze kuneka ubukwe bwa Nyambo. Uri kumva icyo kintu? Urumva harimo akantu kagategwa. Kandi abantu bazi yuko umuntu witwa Nyambo ari inshuti na Mitsutsu, ariko ntabwo ariko bikimeze. Buriya yo Titi Brown atohereza Mitsutsu nabwo yakagombye kuba yari yagiyeyo, yakagombye kuba ari kwita kuri mugenzi we umerewe nabi mu bitaro, ntabwo ari kujyayo. Bazi impamvu Mitsutsu yagiye kuneka. Amakuru mbafitiye nuko umuntu witwa Titi Brown ari kampani agiye kwamamariza igiye kumuhereza ibihumbi bigeze mu miliyoni 300. Miliyoni 300 kampani agiye kwamamariza. 3 millions. Yeah, of course. Ariko
andi makuru Nyambo akavuga ngo nako Titi Brown akavuga yuko ashaka kubabaza umuntu witwa Nyambo akamutandukanisha n'uriya mugabo wiwe. Ibyo byose nabimenya ari uko nicaye kuri tele mu bukwe bwabo. Nari ndimo ndareba neza, ndimo ndakurura amakuru ngo miliyoni 300 arashaka kubabaza umuntu witwa Nyambo akamwereka uburyo bakundanye akaza kumukatira. Niyo mpamvu Titi Brown mutamubonye. Nandi makuru igitaramo cya King James cyabaye ngo Titi Brown ngo yari yishyuye amafaranga ageze kuri 1 miliyoni kugira ngo ajye kwitara igitaramo cya King James, kugira ngo yibagize ira stress ya Nyambo kuko bye byamubabaje ku munsi ubukwe buba. N'ikindi kintu ubwo ibyo ngibyo mbivuyemo, ariko abantu bakurikiye Umwe Media mumenye yuko buriya bukwe bwa Nyambo Titi Brown yari yorejeho maneko we Mitsutsu mwabonye hariya mukajya nawe yatashye ubukwe. Ntabwo ari yabutashye, ahubwo ni diro bari bamuhaye. Amakuru mfite nuko bamuhaye 300,000 Mitsutsu abihaye n'umuntu witwa Titi Brown. Aho ndavuye nari makuru mbafitiye impamvu Mika atitabiye buriya bukwe, ngo Nyambo yagurije Miki amafaranga ageze mu 500 yanga kuyamuhereza. Yanze kuyamuhereza ngo hazamo akantu kasaga, hazamo akantu ko gutukana. Naho bamaze gutukana bararakarana, bita birangira uko Nyambo ntiyatumira umuntu witwa Miki. Uri kumva icyo kintu? Abandi batangira kwibaza ese nuko iki bapamira batagiye mu bukwe bwa Nyambo. Ibyo byose impamvu Nyambo ntabwo arimo arumvikana n'abo basitari bari mu gihugu. Ngo Nyambo asigaye yarigizeho nshaka kugenda umuntu umwe, ngo nuko nsigaye mfite umugabo urenze, nuko mfite umugabo w'umukire. Wabonye imodoka Nyambo mbajemo, ngo iriya modoka ngo ihagaze 25,000,000 z'amanyarwanda. Ni Nyamerika kugira ngo n'abantu babashe kubyumva. Iriya modoka ni Nyamerika. Mbaza uburyo yajemo. Uburyo imodoka ya Nyambo yajemo, nanjye nari ndi mu bantu bakurikiye neza uko yageza ngo imodoka iri muri kampani y'Inyamerika nashaka kuvugira aha ngaha, ishaka gukorana n'umuntu witwa Nyambo.